urebye aha muri Kongo y'Iburasirazuba nibyo tumaze kunyuramo mu myaka ibaye ingahe mbese ubu ni 4 ni 5 urebye ibyo tumaze gusiga inyuma yacu kandi bifite ibimenyetso bitanga ubuhamya. Erega hano muri Eastern Congo hari Goma n'ahandi twateraniwe ho n'isi yose. Isi yose yateraniye ku Rwanda. FDLR na biriya bishamikiyeho byose bavuze Wazalendo biki Abarundi FARDC South Africa n'abandi nahitamo kwihorera sinirwa mbavuga. Benshi ariko isi yose n'ibintu basanze hariya bahanganye nabyo byinshi cyane bikomeye ubona ko byari byo kurwana n'igihugu kugihungabanya kugihindura ko bagishaka usibye ko banabivugaga noneho umuntu bundi iyo bivuga utafite ibyo bimenyetso wakwibwira ko ari ugutera ubwoba gusa ko ari ugukanga abantu ko ari kugira ngo wenda bibahe imbaraga zindi zo kumva ko ibyo bifuza bagiye kubigeraho. Bazana hari na mercenaries murabazi benshi banyuze ahangaha guha abanzi inzira ngo ntibanyureho bakuvire mu ntambara itari iyabo n'ubundi nabyo umuntu yabishimira izi ngabo zacu zibikora n'abandi. U Rwanda rwo nanone muri ariya mateka duhora turi ku rugamba rwo kubaho ubwabyo tuzaduhora ari intambara turwana. Nubwo rero twaba dufite abo batwifuriza nabi batuzengurutse hirya no hino, ijambo ni rimwe: we should always be a step ahead of them. Tuzaduhora tubari imbere, ntabwo uburenganzira bwacu n'ubushake bwacu, ariko twamaze no mateka yatwigishije ko twifitemo n'igishobora kuturengera igihe ari ngombwa. Nibyo tuzajya dukora rero. U Rwanda ruzahora rwiteguye kwirwanaho no kurinda ubusugire bwarwo. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame yavuze ko amateka igihugu cyanyuzemo ndetse n'ibibazo by'umutekano biri mu karere k'ibiyaga bigari byigishije abanyarwanda ko bagomba guhora biteguye kurinda ubusugire bw'igihugu
no kwirwanaho igihe cyose bibaye ngombwa. Ibi Perezida Kagame yabigarutseho mu nama ya Unity Club Intwararumuri, aho yagarutse cyane ku bibazo by'umutekano bimaze imyaka myinshi birangwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Kagame yavuze ko iyo umuntu arebye ibyabaye mu burasirazuba bwa Kongo cyane cyane mu myaka 4 cyangwa 5 ishize, hari ibimenyetso bifatika byerekana ko hari imbaraga nyinshi zagiye zishyira hamwe zigamije guhungabanya u Rwanda. Perezida Kagame yavuze ko mu burasirazuba bwa Kongo hahurijwe imitwe n'ingabo zitandukanye zirimo umutwe wa Democratic Force for the Liberation of Rwanda, imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo, ingabo za Kongo zizwi nka Armed Forces of the Democratic Republic of Congo, ingabo z'u Burundi ndetse n'izindi mbaraga mpuzamahanga. Yavuze ko ubwinshi bw'izo mbaraga bwagaragazaga ko hari umugambi wo kugirira nabi u Rwanda no kuruhungabanya. Perezida Kagame kandi yavuze ko kugira ngo abo bantu bagere ku ntego zabo banifashishije abacanshuro, ibintu avuga ko byerekana uburyo bari biyemeje gukomeza intambara. Yashimangiye ko nubwo ibyo byose byabaye, u Rwanda rwakomeje guhagarara rwemye kandi rukarinda umutekano warwo. Perezida Kagame yashimiye ingabo z'u Rwanda n'abandi bose bagize uruhare mu kurinda igihugu. Avuga ko bakoze akazi gakomeye mu bihe bikomeye igihugu cyanyuzemo. Mu gushimira yagize ati ingabo zacu n'abandi bafatanyije nazo bakwiye gushimirwa ku bw'umurimo wakozwe mu kurinda igihugu no gukomeza umutekano. Perezida Kagame yongeyeho ko amateka y'u Rwanda by'umwihariko aya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yigishije Abanyarwanda ko nta wundi uzaza kubarindira umutekano, ahubwo ko bagomba kuwiyubakira ubwabo. Yavuze ko u Rwanda ruzakomeza gushyira imbere umutekano warwo no kurinda ubusugire bwarwo uko ibibazo byaba bingana kose. Perezida Kagame yavuze ko kandi ku bushake bwo kwirwanaho no kwirinda ari uburenganzira bw'igihugu icyo ari cyo cyose, kandi ko u Rwanda rutazigera rureka inshingano zo kurinda abaturage barwo. Yibukije ko amateka y'u Rwanda yagaragaje ko Abanyarwanda bafite ubushobozi, ubumwe n'ubushake bwo guhangana n'ibibazo no kubitsinda. Abasesenguzi bavuga ko amagambo ya Perezida Kagame agaragaza ko ikibazo cy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari kigikomeje kuba ingingo ikomeye, ndetse ku Rwanda rukomeje gushimangira ko umutekano warwo ari ikintu kidashobora kugibwaho impaka. Mu gihe igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu byo mu karere n'umuryango mpuzamahanga bikomeje gushaka ibisubizo by'amahoro ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo, Perezida Kagame yashimangiye ko u Rwanda ruzakomeza gukora ibishoboka byose mu kurinda abaturage barwo no kongera ubusugire bw'igihugu. Ubu ni ubutumwa bwibutsa Abanyarwanda ko umutekano, ubumwe n'ubushobozi bwo kwirwanaho ari inkingi zikomeye mu gukomeza kubaka igihugu gifite amahoro, umutekano n'iterambere rirambye. Ibi nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabigarutseho, undi ni ikiganiro cya Unity Club, aha yagarukaga ku bibazo n'ubundi byari muri Kongo, cyane ko n'ubundi nyine biragoye ko wakora ikiganiro ugasoza utavuze ku bibazo biri ndetse n'uko bishobora kuba byakemurwa. Ni byinshi rero nuko bimeze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagize icyo abivugaho nk'uko mwabyumvishe mu ijambo ryose. Ubwo twebwe dukomeza kubakurikiranira, ese arabitangaje yego ntavuga ngo abishyizeho n'umucyo uko ibintu bimeze, ahubwo twe turareba ese reaction ku ba opposition ku mpande zitandukanye aho babivuga gute cyangwa babivuga iki, nuko bimeze. Rero nuko bimeze.
komeza gukanda subscribe kuri The Quick Times News kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byose bigenda bikugeraho buri kanya, buri minota mike. Ubona ikiganiro bigezweho cyane politique, tuba tubakubereye kugira ngo umenye amakuru agezweho 5 kuri 5. Ubundi kanda like, share, comment ku biganiro byacu, ubundi dukomeze kubana. Wakoze subscribe turagushimiye cyane, wowe utarayikandaho nawe kanda kugira ngo tujye tubana neza cyane. Ubundi nakubwira ngo komeze kugira amahoro y'Imana kandi uhirwe, uhahe, uronke mu byo ukora byose. Imana iguhezagire, iguhe imigisha myinshi cyane.